Nyanza gikundiro cy'abareyo nandi mazina atandukanye abari bayitazira Rayon Sport naraye mbonye mwabareyo mwe kuri uyu wa gatandatu muri ruraza kwa kisa 9 Rayon Sport irakira ikipe ya reka ya numa ikipe Rayon Sport ya Gorilla Football Club n'ikipe ya Gasogi United. Iyi ni imwe mu mamace ifite abakinnyi b'amatala atandukanye, uwo bita ya Wanenji Christian Theodori Malipango ikipe ya Gasogi mu kibuga hagati, n'uwo bita wa mediateri wabo wita Heroni. Baza barimo guhatana na mediateri wa ekipe ya ekipe ya Gorilla umuhanga cyane, umusore wa mara nimero 3 mugongo bamwita Nshimiye Simeo, umusore bita Uwimana Emmanuel Jihadi ndetse na Nshimiye Tarsis umusore washimwe na babagabo bari bahagarariye Yanga mu Rwanda. Ntabwo bamushimye ngo bazamujyana muri Yanga, ariko numwe mu bakinyi b'abanyarwanda bemeye Nshimiye Tarsis ngo kubera ataye n'uburyo akina. Hanyuma iyi kipe ya Gorilla ku munsi w'ejo ibiciro babikubise hasi, bazakina n'ikipe ya Gorilla ku isa 9 kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku munsi w'ejo kwa gatanu. Ntimuzacikwe. Icyo ndimo kwibaza n'iki ngiki, Bugesera na Etoile de l'Est match iteganyijwe ku munsi w'ejo, ariko se Bugesera iremera gukina match nta masaha 48 arimo nako 72? Icyo nicyo kwibaza. Ubwo n'abanyabugesera bazatanga igisubizo. Bugesera biteganyijwe ko izakina na Etoile de l'Est ku munsi w'ejo. Hanyuma Inyamirambo nabebwe ko Gorilla izakira ikipe ya Gasogi United, mujye Espoir Rusizi bazakira ikipe ya Rutsiro ku munsi w'ejo. Hanyuma kuwa gatandatu dore icyo bita kandanda mw'abantu mwe, bo mama mia signorita Rayon Sport isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abareyo nandi mazina atandukanye abari bayitazira Rayon Sport naraye mbonye mwabareyo mwe kuri uyu wa gatandatu muri ruraza kwa kisa 9 Rayon Sport irakira ikipe ya AS Kigali bamwita Pishao cyangwa se Pishao umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aza batanye n'uwo bita Mike Mtebi Hilary wa ikipe ya AS Kigali. Mbibutsa ko umukino wa mbere wa championnat ikipe ya Rayon Sport yatsinze AS Kigali. Ese stade bare murayuzuza cyangwa ni bimwe byanyu? Umuntu utarayibonye Rayon Sport yacitswe. Rayon Sport yakubise icyo bita sambusa Simba Biliani. Imache turayitsa ku isa 9 mw'abantu abareyo kuwa gatandatu randevu ni Nyamirambo saa 9. Etenseri kazakira ikipe Polisi Football Club. Polisi barakubita agatoki ku kandi bavuga ngo tugiye gutoragora amanota ibice ni 3 cyangwa 2, mu gihe Etenseri nayo yasizo yivuga ngo tugomba kwerekana ko mu karere ka Rubavu nta muntu wakura amanota mu buryo bworoshye cyane. Ni match zabikomeza bakuru wa gatandatu. Hanyuma ikipe ya Musanze Football Club ikazakira ikipe ya Gicumbi kuri stade Bworoherane. Musanze na Gicumbira aya manota sa ya Gicumbira mu mbone zanjye ko mbona ko Gicumbi cyo kubigiye kuyasukuma no kuyabuguza aya manotara. Hanyuma mbuke bwa ku cyumweru cyumweru kumuriro zakamwa abantu kumuriro zaka muntu ejo yarambwiye ngo nzabona bitangaza regional ku cyumweru ngira ngo ni bisanzwe nabibonye ku cyumweru kuri stade ya Kigali Nyamirambo saa 6 zuzu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Nyamukandagira mu kibuga izamanuka mu kibuga na Marine Football Club. Ni ku cyumweru saa 6:30. Hanyuma saa 9 Kiyovu Sport imanuke mu kibuga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Hey! Abayovu muri tayari cyangwa inama mwaraye mukoze, nizere ko izatanga umusaruro muri weekend kuko mwibeshye mugakora ikosa Mukura ikabakuraho inota rimwe cyangwa mugatakaza. Kwa heri nicyo biti gikombe. Kwa heri musigaranya agasigisigi gake cyane ko kwirukanga inyuma ya pere muri champion, ariko mwibeshye mugakora ikosa. Ikipe y'ingabo yiti kwereka munsi y'ikirenge ko ari ize gutwara ibikombe. Ngibyo ibijyanye n'amakuru ya champion ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ubwo ibindi twagenda tubigarukaho 5 kuri 5 tubibutsa ko ikipe yowe champion kugera ku munsi wa 23 kubera ko azakina umunsi wa 24. Ikipe y'ingabo z'igihugu ya Pele Football Club irewe na 51. Ku mwanya wa kabiri ni Kiyovu Sport na 50, uwa gatatu ni Mukura na 38 nako na 38. Umwanya wa kane ni Rayon Sport na 38. Skoro Rayon Sport itari kure mw'abantu mwe
muzi ko Rayon Sport itari kure. Rayon Sport ni amukitsinze mukuri gatakaza, Rayon Sport yahita ifata umwanya gatatu. Ku mwanya wa kane ni Rayon Sport nababwiranganya na Mukuri 3-8, ariko Mukuri zigamye ibitego 9, Rayon Sport zigamye ibitego 3. Mujye ku rundi ruhande ikipe ya AS Kigali iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 37, nayo iri hafi cyane. Polisi nayo iri hafi cyane n'amanota 35, harimo ikinyuranyo cy'amanota make cyane. Ku mwanya wa karindwi ni Musanze n'amanota 32, hanyuma ku mwanya wa munani ni Espoir na 30, ku mwanya wa 9 ni Marine na 29, Gasogi ku mwanya wa 10 na 26, Rutsiro ku wa 11 na 28, Bugesera ku wa 12 na 23, Etincelle ku wa 13 na 22, Gorira ku mwanya wa 14 na 21, hanyuma ikipe ya Etoile de l'Est ku wa 15 na 20, Gicumbi ku wa 16 na 16. Akabaro Kongo bihagaze ku rutonde rwa shampiyona. Ngibyo ibijyanye na shampiyona. Munyemerere mbabwire amwe muri makiya y'ingenzi ku bijyanye na transfer zo mu Rwanda, ayo mu nda y'isatandukanye. Kiyovu Sport nubwo shampiyona ari ibibazo ibona ko birimo kugenda byanga, ndetse n'igikombe cy'amahoro amaze gusezererwa, irimo ibiganiro n'abakinnyi batandukanye. Mubona bashije kumenya ku mugoroba nuko bamaze kumvikana n'umusore bita Ishimwe Christian wifuzwa n'ikipe ya APR Football Club. Uyu musore yagiranye ibiganiro by'ibanze na bamwe mu bamambure ba ekipa ya Kiyovu Sport kuba yakorekeza muri ekipa ya Kiyovu Sport umwaka utaha. Uyu musore arifuzwa n'ikipe ya APR Football Club ndetse nani makipe atandukanye. Namenye ko ari n'ikipe mu gihugu cya Tanzania irimo kumwifuza, ndetse hari n'umwe mu bavandimwe ba hano bamuhagarariye cyangwa se bamuhuje n'iyo kipe iyo mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma tuvuye kuri uwo musore, munyemerere mbabwire ko umusore bita Rafael Osalwe Olise yamaze kumvikana n'ikipe ya AS Kigali kuba yakwerekezayo, gusa ibiganiro birembanyije, uyu musore ntabwo arasinya. Hanyuma tukiri mu makuru ajyanye n'amatransfer atandukanye, Nige na Clement nongeye kubisubiramo, n'umukinnyi w'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club umwaka utaha, nubwo arimo gutera muri ekipe ya Rayon Sport. Ibindi birambuye ni muri rukiko rw'imikino ku isaha 4 tuze kubana namwe, ntimuze gucikwa. Turabereka ya numa abayovu bavuga ko ariyo yabatesheje mwanya wo gukomeza connecting Africa to the world. Doha joins our network starting 1st December. Book your flight today and connect to more than 68 destinations. Tuzaba makasi kaka bisoga tomatiri koro nuko ngo turazamutse n'igikombe sasa ya biso ni cyane. Intsinzi ikipe ry'isambaza none ikipe rya capati yana. Intsinzi ni nko gutuma umuntu kuri busheri kugura inyama, ntabaza ngo iyi nka mwayibaze gute, baba barayinize. Twebwe icyo dushaka rero nta manota 3, wakwishiza igitego kimwe cyangwa we nuko tuzana amanota 3 nuko bimeze. Sport is a teacher of values, focus. Igikombe cy'amahoro rwose kigeze ahantu hashyushye bwa Axel. Iki gikombe cy'amahoro kirimo mu makipe yatunguranye nandi akomeje kuzamuka, ubona yuko mu byukuri yarabikwiriye. Cyarakabaye Rayon Sport yateye umupira mwiza cyane ku isaha 12, sinzi niba mbyemeranywa namwe, ariko yatweze umupira mwiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Musanze. Rayon Sport ikatisha itike ya kimwe cya kane. Axel, ikipe ya Rayon Sport ikatisha itike ya kimwe cya kane, byari bitego 3 rero kuri kimwe cya Musanze. Blaise Nishimwe, Clement Nigena na Musa Esino, Ginger Boy. Hanyuma kimwe rero cya Musanze cyo cyari cyatsinzwe na Samson Ikecuku Irokan. Biza kurangira rero Rayon Sport ikomeje nyine mu mikino kimwe cya kane. Hanyuma rero gahunda kimwe cya kane ubwo Rayon Sport igomba guzacakirana na Bugesera Football Club, nayo yasezereye Gicumbi. Ni igikombe cy'amahoro rero uyu munsi APR FC irakirana n'ikipe y'Amagaju.
hari suruca abana sakise cyangwa iyo magaje ashobora gukora agatendo bu ikipe byibuze ya APR ndiho ndayibarira muri kimwe cya kabiri rwose ariko Rwasamanzi n'ubifiteho ijambo rya nyuma kurikije uko namubonye mu mikino yagiye akina by'umwihariko umukino wa Kiyovu yagaragaje ko na APR ashobora kuyiha akazi n'ibitaba bya bindi. Katubanga amaso turebe n'uyu munsi rero ikipe y'ingabo z'igihugu iri buseruke rigana ingingo ya kabiri tuganiraho tuha umwanya cyane ni imikino ya shampiyona y'Abongereza ninde uzegukana umwanya wa kane ibigikombe tubishyize pembeni cyangwa se tubihigike ariko se ninde uzegukana umwanya wa kane Arsenal yongeye kugaragaza ibimenyetso ya Childish yishinje ngira ngo Childish mentality uyu muri ijoro ryakeye ntabwo ugize yerekana riga baje gutsinda ariko tukaba tugomba kuvuga tuti nubwo batsinze bamerita banakinnye na match nziza rwose ntawe ubihakana. Chelsea nk'uko abasesenguzi bagiye babigarukaho Chelsea yamaze kwemera ku mwanya wa gatatu ari uwayo nta wa mbere nta n'uwa kabiri bijyanye n'ikinyurano cy'amanota kiri hagati yayo na Man City ndetse na Liverpool. Ibyo rero byatumye yari more relaxed ninjoro yari wabonaga idafite yanyota bwa usharire bukomeye bw'ikipe ifite ikirwanira. Donc Chelsea nyuma y'uko sezo yayo isa nirangiye muri shampiyona nyine kakira Chelsea ntabwo izatakaza umwanya wa gatatu cyo rwose nakikugarantisa mu mikino isigaye ntabwo apfa gutakaza uwo mwanya ntiyabona n'uwa kabiri. Ahantu yariri rero irabizi ko ikiri bube ni ukwitwa ko yatsinzwe ariko ntacyo biri bihungabanyeho. Arsenal yari ifite icyo ishaka kurusha Chelsea icyo cyaha Arsenal avantage cyo ni icyambere none abireba n'ibitego Chelsea yatsinzwe Tuchel yaje kuvuga ngo twatsinzwe 4-2 ariko twatsinze 5 muri ibyo bitego byabonetse mu mukino ubwo ni bitandatu. Oya Tuchel nagende nawe gusa Tuchel icyo mushinja nawe urebye rwose urebye amahitamo yo mu byerekeranye no kubanzamo abakinnyi icyo twereka ko yari yaswa Marangsar rwose niba ashaka ko abafana ba Chelsea bazamutuka ntazongere gukinisha Marangsar ikindi kibikwereka muri hasi ku buryo bushoboka Mediane yo noneho yari yagiye amuzana hagati yagiye muri atake abanzamo Lukaku yabanje mu bakinnyi basanzwe abanzamo abonaga ya Chelsea icyo izira ariko ingingo ya gatatu tuza kuganiraho muri rugo imikino ni Erik ten Hag ni izina rikomeje kuba isereri mu mitwe y'abakunzi ba Manchester United arajya mu Bwongereza mu kipe ya Manchester United cyangwa se nagajyayo ariko twabategura documentaire igarura kuri mugabo ufite amahirwe yo gutoza Manchester United shwa arayafite cyane n'ubundi bamaze kumuhereza ibyo bita contract turaza kuganira kuri stage igezweho Axel ya magambo agezweho mu isi y'umupira w'amaguru mashya araryoshye cyane. Urumva nyuma yo gukina na Gasogi bafite gusura Mukura bakagira kwakira Rutsiro rero n'amakipe nayo irimo iradandabirana ariko nanone utapfa kwizana ngo isa n'isaha ikura amanota bakagira gusura ikipe ya Bugesera hanyuma bakazakina n'ikipe ya APR Football Club ishaka igikombe nta miyaga bashaka gushyiriramo bakazajya kwa Etoile de l'Est bakazasoza bakira ikipe Espoir mu by'ukuri fixtures zayo ziri imbere bamaze kuva ku ikipe ya Gasogi United ni fixtures toroshye yabe namba ku ikipe ya Gorilla Football Club. Niyo mpamvu navugaga nanjye ngo cyane umukino w'umunsi wa 24 ushobora kuza kubafasha kugira ngo bahite bashitura barebe ku mikino itandatu izaba isigaye cyane ko iyi kipe ya Gorilla kugeza ubu ifite amanota 21 nubwo ikiri kumwe na ekipe nka za Etoile de l'Est ifite 20 Gicumbi irahirarwana n'ubuzima yabonye amanota 3 kuri Marine ariko ifite amanota 19 byararangiye clear and obvious none se ko ifite amanota 19 hakaba ari Etoile ya 20 na Gorilla ya 19 kandi yaratsinzwe match yabo ya Marine Gicumbi amanota 16 iri kurushwa na Etoile amanota ubwo Etoile nayo ni muri aya ndabiri ariko hakaba ari na Gorilla ifite 21 reka mbwi kandi yakiri imikino irindwi ikipe ya Gicumbi ntacyo yakora muri biragoye rero kuvuga ngo urumva ingoga nicyo nanjye kuvuga ko iki kintu cya Gorilla abantu banyumve neza no kureba izo fixtures zirakwiganisha he wowe ugiye kunyura mu yihe nzira ukuvuga ngo ikipe ya Gicumbi wenda abantu batagira ngo ndimo ndayitemera itaka Gicumbi ifite Etincelle sibyo ejo bundi kuri journée ya 25 Etincelle nayo idashaka journée ya 24 kuva mu murongo utukura kuko turajya kuri 24 bafite Musanze Gicumbi ifite Musanze 25 Gicumbi izahita imanuka ijya gushaka Etincelle kuri journée ya 26 ikipe bita Gicumbi izaba iri kumwe na Rayon Sport abafana batangiye gucika intege nabonye na bamwe batangiye kubatizwa mu yandi my club urumva umunsi wa 27
ikipe bita Gicumbi izamanuka mu kibuga na Gasogi United, sinzi ko imiyaga yaboneka. Ikipe ya Gicumbi ifite Mukura izayisanga Ihuye kuri 28. Gicumbi 29 izakina na Rutsiro, sinzi ko hajyamo imiyaga hano. Ku munsi wa 30 ikipe bita Gicumbi ifite Bugesera Football Club. muzi ko nshingiye kuri fixtures zihari, ikipe ya Gorilla ishobora kuba iri favorable kuguma mu cyiciro cya mbere kurusha Etoile de l'Est na Gicumbi. Ubundi kuko reka turebe ikipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est tariki ya 22 uku kwezi igomba kwakira Bugesera. Tariki ya mbere kwezi kwa gatanu izasura ikipe ya izasura APR hano Kigali. Tariki ya 7 izukwezi kwa gatanu igomba kwakira Marine. Tariki ya 14 igomba kwakira ikipe Espoir. Tariki ya 23 igomba gusura ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma iminsi 2 ya nyuma ubwo tariki ya 26 igomba kwakira Gorilla. Bombi barwana no kuguma mu cyiciro cya mbere, ikazasoreza kuri Kigali mu mujyi wa Kigali. Finally ndi kubona Gorilla Etoile de l'Est koko tutabeshyanye urumva inzira zayo ziganisha. Cyane bambwiraga none ntangi. Nubwo ikibuga kigira ibyacyo. Nubwo ikibuga kigira ibyacyo ariko iyo urimo uranaliza ujye kureba nuvuga ngo shampiyona yo mu Rwanda isaba ko umuntu abona amanota 30 kugira ngo agume mu cyiciro cya mbere. So niba muri journée 23 ufite 16 ufite 16 seriously mu mikino 7 ufite ubushobozi bwo gutsinda imikino 5. Yo niyo mpamvu abafana bayo bamaze kwiheba. Gicumbi yaramanutse. Ay. Shira mu mibare wumve. Bafite ubushobozi bwo gutsinda imikino 5 muri 7. Aze kuki bambura ubwo bushobozi. Nuko ntabwo bagaragaje mu minsi 23 yatambutse. Akaburiye mu isiza akaburikira mu isakara. Nari wa umunsi kuki mu mikino 7 niba tuvuge umutoza Kamarade niba mu kutwumva. Akubwiye ati ushingira uvuga yuko mu mikino 7 nta tsinda 5. Cyane kwirindwa amanota 21 akafite 16. Umuntu wamusubiza iki? Ndamusubiza ushingiye kuri fixtures. Ushingiye kuri fixtures. Ushingiye ko ahagaze n'amanota afite. Erika urundi turagenda tujya kugenekereza kugira ngo tubemereze dusiga ibintu tubigire byiza kandi nta cyiza gihari. Amanota 16 mu mikino 23. None urashaka amanota 18 mu mikino 7. Ariko birashoboka yuko mu mikino isigaye 7 irimo kuvuga Gicumbi ushobora kwitwara neza. Gicumbi izindi ntizigira amahirwe yo kwitwara neza. Okay, twagiye reka wenda urimo urabiryoshya kubera ko uyoboye ikiganiro. Ariko gusubira kuri fixtures. Singiye Gicumbi. Ku munsi wa 24 wa champion izakina na Musanze. Izabona amanota angahe kuri Musanze? Ategereje amanota 90. Urimo urabyumva? Nubwo yabona briefing ivuye mu buyobozi ntagaza amanota Gicumbi kuko ari questionable. Abakunzi ba Musanze bamwe na bamwe banakomeye bafite n'ijambo rikomeye muri club batangamo n'amafaranga baramwikomye baravuga ngo yatakaje match ya Gorilla ataragomba guhitakaza. Kandi mwavuze ko abo bagabo bayobora mu equipe ari inshuti. Ndakubwira impamvu sibyo. Frank Una uhasanga hagiye mu bushuti atekibazo cya Frank Una uretse gatwa bushuti mwagarutse. Abafana ubu bababwira ngo bahabaye ubushuti baravuga ati mu kibuga nta kintu twabonye. Ibindi ubwo icyo navuga yes reka tweremere ko Musanze basangiye intara urumva akaba ari ikipe rwose zifita umuyobozi uzireberera uzikunda zombi ushobora kubagira inama ati nyaboneka ngewe Musanze akavuga Gicumbi. Ariko ni bya bindi nakubwiraga in an unprofessional way. Ntekereza ko atanabijyamo. Nk'uyu munsi wa 24 kuri Gicumbi abantu bishobora kuza kwikomerera. Musanze yatakarije Kigali kuri polisi mu buryo batanyuzwe nabo. Ku gitego kimwe buriya ni igitego kiryana. Birutse umuntu wagukubise ibitego 2 cyangwa karenza. None kitanavuye muri fire. Bagarurira mu murongo batemera kugeza isa. Nabyo birashyiramo akantu. None kuri Musanze ifite amanota 32 yagiye ku isoko igahaha ikazana umutoza w'umunyamahanga igashika abakinnyi b'abanyamahanga. Abafana bayo mu minsi ishize nyuma yuko bahagaritse ikipe ya APR Football Club bagatangira kumva ko byose binashoboka. Apris mu rugo bumva ko ari ikibuga cyabo cyo gutinywa. Bishobora kuza kugora cyane ikipe ya Gicumbi even if basangiye intara. Ndakubwira ngo Gicumbi kuri joro ya 24
ko Gicumbi isigaye kuri Munsindire iri kuri Munsindire natwe dutsinde iri kuri Munsindire natwe dutsinde umunsi wa 25 wa shampiyona sinakuye Gicumbi izakira Etincelle Gicumbi ikipe bita Etincelle nayo ntabwo irava muri relegation zone ifite amanota 23 ni ikipe ya Etincelle baherutse kwambura Beken bayisigira Rajab cyane ni Rajab ukeneye kwikonfirma ni ikipe yaguze abakinnyi b'abanyamahanga tuzi b'abakongomani b'abahanga ari n'abagize uruhare ku munsi w'ejo Rigoga yagize n'umukino mwiza cyane yagize n'umukino ku munsi w'ejo ni Etincelle nayo ivuga iri mu mibare ivuga ngo dukeneye amanota 30 kwa Gicumbi yego ni Gicumbi zabakira tuvuge ko ikibuga ari unplayable nyine kikigoye kugikiniraho ariko aho ngaho ikipe ya Gicumbi gusarura amanota 3 irabitegetswe ariko se Etincelle irayorohera Etincelle standing Etincelle kwihagaze mu kibuga Ruvuyanga uzi ikintu se kiza kugora cyane ikipe ya Gicumbi icya mbere na mbere no kureba ku minsi 23 yatambutse bananiwe gusarura amanota urumva mu manota y'iminsi 23 ubwo ni amanota 66 ukuramo amanota 16 gusa uri kumva nta na mwatiri amanota 69 nta na mwatiri ukuramo 16 nta na mwatiri muri 69 nta nabwo na kimwe cya gatatu aho rero niho natwe nta muntu yifuriza kumanuka Gicumbi ariko urashingira ku mibare y'imikino yatambutse ukanareba naho iri kugana na fixtures ifite ukabona ko ari muri bimwe bizatuma bigora kuko none natwe ntago twamaze kubanura ikipe ya Gicumbi ahubwo turi gushingira kuri forme z'iminsi yatambutse n'uyu munsi ahiri nibyo rwose reka tubaga amaso imikino 7 isigaye imikino 7 isigaye tuzarebe niba hari icyo yikora cyangwa se kuko niba izashimangira ibikomeje kugarukaho no mu rubuga rw'imikino twerekeze mu ntara y'amajyepfo habaga umukino ku munsi wa gatandatu nanone wahuje ikipe ya Espoir yari yasuye Mukura nyuma y'imikino 12 idatsindwa nayo iba irakubiswe ibitego 2 kuri kimwe reka tubibaze rero Eric Ndagijimana iteka ryose rero winjiye mu mukino utinze uri ukina na adversary ururwa no kutamanuka ni ziriya rezilita wari umukino Mukura Victor Sport yari yakiriyemo Espoir ku munsi wa 23 wa shampiyona y'u Rwanda ni umukino wabereye kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye umukino watangiye Espoir isatiriza mu rya Mukura byatumye ba myugara ba Mukura ku munota wa 12 bakira umupira muri corner maze Mbonyumwami Taib umuhungu wa Gatera Musa ayitera neza maze Shyaka Philibert azamuka mu kirere kurusha abakinnyi ba Mukura atera umupira neza n'umutwe ujya mu izamu Mukura yakomeje gukina ariko ku munota 16 Alex Ngirimana kapiteni wa Mukura yavuye mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune barimo bagana ku musozo w'igice cya mbere Robert Mukogotya yazamukanye umupira ku ruhande ageze hafi y'urubuga rw'amahina yari ku ishoti rikomeye imyugaro wa Espoir awukoraho umupira ujya mu izamu igice cya mbere kirangira banganya igitego 1-1 igice cya kabiri cyatangiye n'ubundi amakipe yombi akinira mu kibuga hagati ariko Espoir ikanyuzamo igasatiriza mu rya Mukura byaje gutuma ku munota 37 Espoir ibona umupira w'umuterekano hafi n'urubuga rw'amahina maze bawutera neza bamyugara wa Mukura barwana no kuwukuraho birabananira maze Mbonyumwami Taib barura aho hafi umupira awushyira mu izamu neza atsinda igitego cya kabiri cya Espoir umukino ukaba wararangiye Espoir itsinze Mukura ibitego 2-1 Gatera Musa ngo impamvu batsinze Mukura nuko bari bafite ubushake nyuma yo kuva mu gikombe cy'amahoro ndetse ngo barimo bashaka n'ibyishimo by'abaturage bo mu karere ka Rusizi dufite determination irenze yabo kuko bo bamaze iminsi bari bafite confiance bafite confidence kuko bari bamaze iminsi batsinda match ariko natwe twatakaje mu gikombe cy'amahoro gutakaza rero urumva gikombe cy'amahoro twaje tuvuga ko ntabwo tugomba gutakaza kandi tugomba gushaka ibyishimo ku bafana ibyishimo ku bakunzi ba Espoir ibyishimo ku bafana ba Espoir bose kuko twataje twavuye mu gikombe cy'amahoro ariko tugomba no gushaka umwanya mwiza muri shampiyona ubwo rero twari determiné ni nayo mpamvu twabashije gutsinda icy'ingenzi twashaka amanota 3 urabona ko twabimye uburyo bwo gukina twakoze icyo bita block media tubima ama espace Mukura yari imaze imikino 12 idatakaza umukino muri shampiyona y'u Rwanda ku bwa Tony Hernandez ngo bazize kutagira rutahizamu ngo naho ubundi bari babonye uburyo bwinshi imbere y'izamu Well, if you see the match, we create many chances. Wabonye umukino twagerageje uburyo bwinshi ariko ntabwo twabubyaje umusaruro kuko nayo yabwiye mu yindi mikino dufite ikibazo muri ba rutahizamu bacu kuko tudatsinda ibitego byinshi
twakoze amakosa badutsinda ibitego bibiri kandi ntabwo tugomba kubyemera kuko ibyo wakoze mu mukino wose biba bibaye imfabusa tugiye gukomeza gukora no gukosora kuri ayo makosa reka ko kuva nagera hano aribwo bibaye tugiye kubikoraho kugira ngo dukomeze guhatanira kuza mu makipe atatu meza ku ruhande rw'abafana ba Mukura ngo barashinja umutoza wabo gusimbuza nabi ariko kandi ngo byatumye barya na Pasika nabi n'umutoza yinjira muri akora ramplacement mbi urabona akuyemo Mukogotya nta yindi shuwa niwe waruriho agerageza gutera amashoti ayashyiramo Bingwa kandi Bingwa tumumenyereye nk'umuntu ukina kuri kabiri na ramplacement ze ubwazo kandi ikindi atinda no kwinjira mu mukino teka ryose rero winjiye mu mukino utinze nka uri ukina na adversaire ururwa no kutamanuka ni ziriya rezilita urabona ko Kagoma ntishimye mpamvu ntishimira aho nabandishije Pasika nabi noneho na decoration yari hano muri uyu mujyi yari nziza cyane iteguye neza ariko abafana bamukura tugiye turakaye cyane ku buryo iyo tubona ari amanota 3 yari kudushimisha Mukura Victory Sport yatakaje uyu mukino yagumye ku mwanya wa gatatu n'amanota 38 Espoir yo yahise izamuka ku mwanya wa 8 n'amanota 30 Mukura Victory Sport kuri uyu wa kabiri irakira ikipe ya Etoile de l'Est umukino wo kwishyira w'igikombe cy'amahoro muri kimwe cy'umunani Eric Ndagijimana mu karere ka Huye. arakoze cyane Eric Ndagijimana hari yayihuye kwizigira Mukura bite ko yatsinzwe noneho nyuma y'igihe imikino 12 Espoir yisenyera ibitego 2 kuri kimwe isanze mu rugo umuntu bita Tony Hernandez no kwibazwaho Tony Hernandez nawe n'umutoza wo kwibazwaho ngo nubwo bavuga ngo ni imikino 12 ya Mukura Victory Sport idatsindwa yaje afatiraho Canisius yarageze asanga ikipe iri muri mode Canisius niwe watsinze match ya APR nyuma ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Rayon Sport Huye no mutoza niwo mukino twavuga ko ari resultat ya Tony Hernandez ya mbere mu gihe yaragarutse Tony Hernandez yayisanganya na Rutsiro Tony Hernandez yanganyije na APR yanganya na APR rero manyina abakunzi bamukura batishimye kubera ko yabanje gukora line-up isekeje urumva gutsindwa na Espoir Football Club ihuye kunganya na Rutsiro ni resultat nawe zitamufavoriza mu byukuri ntabwo Tony Hernandez arimo araha ibyishimo abantu bihuye abanyehuye by'umwihariko ku mukino muri weekend hari umuntu mukanye twe turi kuganira abakurikiye umukino muri weekend kimwe mu bintu batishimiye abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport no gufatanya Rugabo agahitamo kumushyira kuri point kuko bamumenyera Chamanda agatanga imipira yinjira muri box ubundi gahura na barutayizamu ikaza kubyara umusaruro ikindi ngo ni Espoir yempoje cyane imikinire y'ikipe ya Mukura Victory Sport tumenyereye Mukura ikina imipira yegeranye Espoir yo yaje rero ikina long pass no kuvuga ngo umutoza mu bigaragara umutoza yize mugenzi we arazana amutsindira mu rugo nicyo kintu buriya akenshi umutoza arangije mugenzi wundi match aba yayisomye akayirangiza abona amanota Tony mu minsi isigaye igera kuri 7 abakozi b'ikipe ya Mukura Victory Sport bamaze kugira unbeaten run bagarutse mu mukino bagatsinda ikipe ya APR aribo ba mbere mu mikino yari igeze 50 none umwe uhagarika ikipe ya APR Football Club mu kubona amanota 3 abakunzi ba Mukura bari bagarutse n'abandi bakuru n'abatanga umusanzu bose bari baje murabizi ko mbere yaho hari hanabanje inteko rusange abantu bemeye umusanzu bagiye kuzajya batanga ibiro biraza gushyira Tony Hernandez mu mazi abira kuko buriya Mukura Victory Sport nimba ruko ari ikipe y'ubukombe imaze igihe kinini muri uyu mupira w'amaguru w'u Rwanda abakunzi bayo ntago bajya nimba ari cya kintu cyo kuvuga ngo bavukanye 3 yisumbuye ntago babumva ko hari umuntu wapfa kubatsinda amplis akabatsindira mu rugo burya ku butaka bwabo butagatifu bahagutsindira bashaka ko batsindira hanze bure rero Tony biraza kumushyira ku gitutu cy'iminsi 7 isigaye oya Tony rwose akwiriye kwiminjiramo agafu kubera ko ntabwo ikipe ku mwanya wa gatatu amanota 38 yes birumvikana ariko ni Tony ugwa byuka ntahozaho ariko kwizigira nawe intego ni yihe kuko ntago azafata umwanya wa kabiri ngo
agiye mu banyamahirwe bo nawe ashaka kuguha impamvu nashobora impamvu ze nashaka kukubwira ati naraje nsanga ikipe irepfa iyo ngiyo ndimo narwana amanota ngahe nicyo ndakubona oya ashaka kuvuga ati naje ninjira muri ekipe yaramaze gutangira shampiyona nta ruhare nagize muri rekirtoma wenda ndacyari no mu rugendo rwo kugira ngo abakinnyi bumve filozofi yanjye njye ndareba kuri taburo kwizigira mukura niri mu gatebo kamwe na Rayon Sports wanganya amanota zombi sizo gushakira mu gikombe cy'amahoro shampiyona y'abasize bagakwiriye kujya gushakira mu gikombe cy'amahoro yes kandi kubera ko igikombe cy'amahoro nyine ni competition ntabwo bimeze nka shampiyona igira iminsi 30 kina umuntu yirukanka cyane igihe kinini cyane shampiyona Eder narebye mu gikombe cy'amahoro mukurira mu nzira nziza zigeza kuri finale ahubwo natanayigeraho finale niyo abantu bagakwiriye kumushinja ubwo rero bitagenda neza wasanga ari koroshya kugira ngo azitware neza mu gikombe cy'amahoro ari mu nzira rwose navuga ko iharuye ikintu nta nazahura na EPR nta nazahura na Kiyovu Sport keretse finale zikomeye ni finale nazo zahageze cyangwa nayo yahageze cyane ko icyo gikombe baranakiza ni AS Kigali hako nayo iragishaka agishaka ariko se Mutebi we urabona ashoboye tubirinde turebe iyo ngwe ya AS Kigali tuza kuyigarukaho ariko reka tubona twumvira n'ibyari byabereye ahubwo i Rubavu hagati y'ikipe ya Marine yatsindaga ikipe ya Gicumbi Gicumbi waze mugaruka ibitego 2-1 twumve ibyatangajwe ku mpande zombi mbona binaza gushimira abakinnyi banjye uburyo bitwaye muri match muri rusange mu buryo bwo gusatirizamu no kugaririzamu twatangiye mbere tubashyiraho igitutu muri mitambere bitubyarira kubona igitego tunahusha n'ibindi twari turi efficace mu satirizi twakoze amakosa mugeze mita tuba occasion ni nka kado gratuit bahaye ariko twakomeje mu mukino tugerageza kureba ko tubona igitego cya gatatu kwiranga ikinyezi cya monta 3 turayishimiye tugomba kureba ibiri imbere rero cyane no gukora cyane kuko haracyari match zimwe tugomba gukina twifuza ko nibura twakwitwara neza kurushaho uko twitwaye mu mwaka ushize kandi ndakeka ko turi ku murongo mwiza nitutagira ibibazo by'imvune nyinshi cyane ariko ndakeka ko turi ku murongo mwiza dufite abasore bitanga bafite envie yo gukina umupira ndakeka ko ariyo mbaraga za Marine umugisha ni impano ni za birimo ibyondo ifa ko tuhanagura kwanza ibyo byondo ntabwo ngomba kumwihutisha ni boro azaba umumakinnyi beza mu myaka iri imbere cyane cyane masatirizamu avec kwitaye na tekinike afite wenda icyabura no kwihuta mu mukino nabyo bizagenda biza boro icya mbere kwanza nuko abantu bagomba kugira icyizere abakinnyi babo b'Abanyarwanda ko Abanyarwanda bafite impano tugomba kubabyazamo umusaruro rero niyo mikoro dufite nta mikoro dufite kujya gusaha abakinnyi bakomeye ko amakipe badutwaye tugomba gushaka abajyanye n'amikoro yacu gusa igihe cyo nemera ko Mugisha mu myaka 3 y'imbere azaba umukinnyi mwiza mu Rwanda yose sinyifuza cyane nka match ikurikiye ni très important ya APR twifuza ko twayitsinda twagira amanota 32 niyo manota y'ingenzi cyane kuri twebwe kurusha ayandi yose ari inyuma kuki koce munsi wa 24 mufite APR ni match ugiye gutegura gute ni bisanzwe ko ntago nategura match ya nyuma ifite match iri imbere ya APR ni match tuzakinana ni ikipe ikomeye ni ikipe ifite motivation tuzitwara neza urebye dusa nkaho twatinze kwinjira mu mukino neza ugereranyije n'ikipe ya Marine duhita dutsindwa ibitego 2 mu minota 10 ya mbere byadusabye imbaraga nyinshi rero kugira ngo tubashe kugaruka mu mukino ari imbaraga ziri mentale ndetse n'imbaraga z'umubiri twagerageje guhinduranya abakinnyi wabonaga basa nkaho batari mu mukino tugerageza kwinjizamo abandi bongeramo ingufu tubasha kwishyura igitego kimwe kugira ngo mu minota 15 ya nyuma abonye ko dupushije turapusha ariko amahirwe nkeka ko atari ku ruhande rwacu uyu munsi no gukomeza gutegura abakinnyi mu mutwe urabona ko ku bijyanye na mentale bari hasi urabona iyo umukinnyi amaze gutsindwa match zigeze hafi mu 8 ikurikiranya asa nkaho atakifitiye icyizere mu kugerageza gukomeza kubategura mu mutwe kugira ngo bigarurire icyizere kuko gukina byo barabishoboye ariko mu mutwe ubona basa nkaho batameze neza kuko ubona ko mu minota 15 ya mbere
kwinjira mu mikino biragora bagifite bwa bwoba bari muri dute cyane icyo ngicyo rero nicyo tugiye gukomeza gukoraho kugira ngo dukomeze kubategura mu mutwe dufatanyije n'ubuyobozi bwa ekipe kugira ngo ntacyo badakora bakora ibishoboka byose kugira ngo abakinnyi babe bameze neza ni urugamba rugikomeza ni intambara dutsinzwe urugamba rw'uyu munsi ariko intambara iracyakomeza turakomeza durwane haracyari amanota 21 yo gukinira turakomeza dushakashake turebe ko twava muri iyi zone rouge. nubwo byari byifashe i Rubavu ikipe ya Gicumbi itsindwa rero ibitego 2-1 warimo kureba imibare uvuga ngo kimwe cya kane cy'amanota 39 amanota 17 n'ibice bitatu none Gicumbi ntayifite ifite 16 ntabwo ari ibintu byoroshye ikipe ya Gicumbi ni inshuti zacu rwose ariko byaranze amahirwe bafite niyo make cyane amahirwe ya Gicumbi ni nka kwa kundi muri biriya batubwira ngo arya ngo biragoye ko umukire ngo azinjira mu ijoro ngo bimeze nko kwinjiza ifarashi ngo mu rushinge mu ntuze muri ka kazeru kari ku rushinge hejuru niko Gicumbi bimeze kugira ngo igwe mu cyiciro cya mbere ariko disi nubwo batakaje umukino kimwe mu bintu nakunze ni ikibazo nuko ubwo ikintu ngiye kuvuga nuko intervena iminsi yagiye meya wa Gicumbi Emmanuel yari yabasuye mbere y'umukino ajya kubaganiriza ariko bayobozi b'amakipe n'abafatanyabikorwa bose bajye baza kare mbere yo kuza byageze ahakomeye karabaye reka dufate akaruhuko gato cyane Ismail Mwanafunzi wazaniye amakuru agezweho kuri iyi saa yine hanyuma kandi ikipe ya PRFC yageze hariya ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali byose turaza rero tubiganiraho mu kanya n'umukino wayo yakinaga ku munsi w'ejo ibona intsinzi ku kaburimbo rwose ku munota wa nyuma baterekamo igitego kimwe byose naho mu kanya nyuma y'incamake y'amakuru.